yoba so wanyu ico sinabyaranye n'umugore nabyaranye n'umugabo umwana uriya mwana mfite ni umugabo wuzuye gutya ari mu kunyara zikama zitarukari tabindi yaba ari ifufu ryamubyaye yaba ari so bukuru afa umugabo ni umugabo noneho imihanda igiye kunyerera ese the beauty ni ko mukomeje kugongana baza bigonga bonyine uzi umuntu kuragongana n'umuntu uri ku muhanda umwe nawe imihanda turiho ntihuye uzi imihanda idahuye ntihuye pi turi ku mihanda ihuye ngo dukwiye kugongana ni kwa kundi nyine uzubona utubeba tuza twitokeza mu biraro birimo inka zikitokeza gusa ni kuriya bashe ngo nikina ngo byageze wari inzu ugenda utaratwemera ko kandi tugezeyo ubona ibintu bimeze neza ikibazo gamwagize ni kimwe cyonyine timuze mukurikirana ijambo kuri nawe ngo ndi umuntu mukuru natwita nkuko ntanatwita icy'ingenzi wantenda yarabizi ko ntwite ninde wundi nagombaga gufesinga nkamubwira ngo ndatwite wari ubishinzwe ijambo wavuze ndagibuka aravuze ngo dutegereze amezi 9 nagera ukabona ko tiyageze twarakibonye yarageze Imana irigaragaza mfite umuhungu mbese ngiye kubajagaraza neza apana biriya nabajagarazaga mfite umukobwa wenyine mfite ubu n'umuhungu mugende gakeya abantu bari bagukumbuye ino mihanda wari warabuze reka manze nkuremo kino gikote mbereke taye ndiho ntarajya muri gym noneho sasa nkomere neza boro ahaniye tibisaba gym ibintu byo gutera neza tibisaba gym ibintu byo gutera neza tibisaba gym ibyumweru bibiri byonyine tuvuga kutumbana tabyo dukomeze ibibazo ko karagaciyemo boro ahandi dukomeze gahunda umwaka utaha ndabogera undi mwana niki abantu bitega kubera ko amazi bisata kubona niki abantu biteze kwa kwino mihanda tubamo abantu bafite pressure muyigabanye mupunguze umwana nabonye yateye abantu pressure abagabo bazabyarana na banyine abateye pressure ko baribwira ko nabandi babyarana na base uyu mwana afite se wize ufite amavuta yose umwana afite passport ndiye watumye nja mu ndege turashagenda no muzindi kurumva ibyo bintu kuntu bintu bimeze neza gutya ngo ni programme gusa kubajagaraza gusa yonyine mfite nta yindi programme nzanye niba uzi ko ari indi programme nzanye uhebe ntayo nje gusa kubatesha umutwe byonyine gutesha umutwe kandi imihanda igiye gusura uko yari imeze nje gutesha umutwe abantu baba directeur batinze kubyara afite abana benda gushyingira bakagira ngo Imana nibiteye umuntu iteka ishimane nawe Imana yanteye iteka ishimane nanjye ureke kungwanya gushaka impamvu zidahari ngo ujye kwakinga inzamba ngo agufashe nta kintu kinga inzamba yagufasha habi tagishasha hayavuga tacuka aravuga ubusa gusa kinga inzamba byageze gute takidahayavuga twe nje nabyaye wowe menye gusa ko nabyaye kandi uwo nabyaranye nawe ndamuzi kandi niwe wa mbere umuntu wangenda nyuma y'imyaka 10 mumukomere mu mashi munamusaba umwaka utaha dusubireho ntamaho tuzubone abantu bameze ko bari ku musenyi umwana akamaze imyaka 17 uraho gusuha ujagaraza abantu amati oya nyabuna oya bintu byo kubyara nasanze ari byiza so kutabikenera kundi ababikeneye bakabibura bafite umutima mwiza tuzatwabona mu muhanda none izi nkuru twaratumvise nijoro kuri wewe wazakiriye gute kuri ore gutinya kuzivuga mama mure ntazo kuri ukura no kuvuga ubusa bira ni bituma ngo umwana abura amashereka kandi ifite amashereka no konsa abana b'umuhana bose bose gute mwonshokoza no konsa abana nkosa n'ababaturanye bose nkonsa nuwo je wese gaponsa kandi agahanga umwana n'umugabo cyo nta muntu numwe nabyaranye na nyina umubyara nabyaranye n'umugabo yoba so wanyu ico sinabyaranye n'umugore nabyaranye n'umugabo uriya mwana mfite ni umugabo wuzuye gutya ari mu kunyara zikama zitarukari tabindi yaba ari ifufu ryamubyaye yaba ari so bukuru afa umugabo ni umugabo
noneho imihanda igiye kunyerera ese the beauty ni ko mukomeje kugongana baza bigonga bonyine uzi umuntu kuragongana n'umuntu uri ku muhanda umwe nawe imihanda turiho ntihuye uzi imihanda idahuye ntihuye pi turi ku mihanda ihuye ngo dukwiye kugongana ni kwa kundi nyine uzi ubona utubeba tuza twitokeza mu biraro birimo inka zikitokeza gusa ni kuriya ko baritokereza mu muhanda bati bagume mu murongo wabo nanje ngume mu murongo waje bitari uko umuhanda bahe bitokereza mufite za bombe wo baturikana bagakomeza gusumbana mu bitekerezo turabifuriza guhuza guhuza n'iryari tutahuje n'iryari tutahuje nani tibovuga debuti niyovuga ngo uceceke nta muntu wakuvuga ngo wowe uceceke kandi Imana itarangiza ikimeme narakwenga ubwo bukristo n'ubwawe mama mure wenyine we narisi abantu ababade njye urwo rwego ndacyari mu mahombi ngo ndebe ko ndugeraho rwakomeje kwanga apotre yasenze sinzi ko bizakunda ariko muri uyu mwaka ndabona nk'ibitazakunda ariko ugomba kugira uceceka buriya kuza guhuza none njyewe bitiye umwana ibyago njyewe baye bakereye inkuru ngo mbura amashereka uku navuze ntabwo ndavuga nibwo ngitangira gutekereza kuvuga mugiye guhangana nibwo ngitekereza kuvuga ajewe batuke bakama batuka bakampera hano ngo nari kurese ngo simpaye ngaruka oya ye mutuze buri wese agume mu murongo we uko mugiye guhangana oya ye buri wese nagume mu murongo nge nayo ngo ikintu ikitazakunda kamera ayiwe iri mu isakoshi nyabuna ndayifite irimo tuzikoresha ari 2 na samu gusa tujagaraza imihanda afite na iPhone naguze miliyoni 2 tujagaraza abantu kamera se ni ikibazo no kuri gatoroshi njewe ko novuga gutya kandi bintu bikumvikana anyway ntabwo nje mu by'ukuri guhari reka mbikiriyaringa ubundi ku kibuga cy'indege naje gutekereza nsanga uzukomeza ari umuganda aciye umugani mbuweta mu mazina genshima ori no gumira emikira ryazo n'ujya mu marushanwa y'inkende uzajye witegura ko zigukubita imirizo ni ukuvuga ngo ngewe inkende zose niteguye gukubitana na z'imirizo tugakomeza gahunda ibi bintu mwiharaje byo kwitana amakenda amanyaba amapusi hari umuntu uri kumva ariko uzi ikintu gitangaje kiri mu kunsetsa nuja kwita umuntu inyabo kaja kwita umuntu ingurube banza uje muri miruwari wirebe ugerageze wirebe umuntu uzuze ati tumenye ko uhaye uzuze ati tumenye niba uhaye usubirayo ngo kuraja muri kamera ngo kurita abandi bantu inyabo uzi ugenda ati tumenye ko ugiye cyangwa ugarutse kurita abandi bantu inyabo gute ugomba kubigarura nawe kuko nawe uri mu baza babitangiye oyeye ubundi icyo cyo cyatuzanye twaje kwakira Nyamwiza kandi munsubije murenda gukubita uyu munsi wa mateka dufite ibyishimo baratuma amashereka abura niwe twaje kureba baratuma amashereka abura oya ndabura amashereka ntiyo cyatuzanye ni ukuri mu by'ukuri ni ugusaragura uno munsi twaje kwishimira umwana wawe mana yanjye mufitiye amatsiko sindaramubona ikintu washwarinzeho neza imisatsi ya biligram itanga icyizere cy'ejo hazaza oya no kuri twishimye mwazanye n'umuzungu ariko twabyanye n'umugabo ushitse umugabo ushitse gutya ushitse ahantu hose iriya misatsi ntiyoroshye umwana ni mwiza biligram yobagura mwese zishano zanyora araziguza ifaranga avanye i Kigali yobakodeshereza amazu umwaka wose nimushake mu mutware gake turamwakiriye hano Nairobi mu mutware gake kabisa turamwishimiye cyane tumwifuza n'imigisha ituruka ku Mana kure neza babonye abashumba baramusengeye aposo uramuvuga iki bamusengeye bamushizeho amavuta aposo uriya ni papa we mu buryo bw'umwuka ngenza mbona mubifata mu kabirozi ahandi mushaka uriya niwe papa w'umwana anje mu buryo bw'umwuka nagiriye icyizere mu buryo bw'umubiri ingewe n'umwana wanjye tuzi papa wacu si ngombwa ko mwebwe mumumenye icyo nzi cyo ta mugore twabyaranye n'umugabo mwahimba mwavuga ibimeze gute mwagira gute twebwe ibintu bimeze neza umwana afite se mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka uko mama murengeti yavuga ngo amina we reka nkubaze nuje Scott
yagumanye ijambo cyane mwembi tuje mu matiku ko turi oya ngiye kubagarura ko nuba mwagiye mu bintu ngo debut ngo aposo ngo ibiki ibyo bintu tube tubire vuga ibindi bintu karabaye mwiza nyuma yuko wari umaze reka twinjire mu kiganiro nyuma yuko wari umaze igihe waragiye mu Rwanda n'ubushize twaraha twari muri bamwe bari baguherekeje hano uja mu Rwanda ugiye kutuzanira aposo nyuma yuko wagiye ushikeyo uravyara uyu munsi ukaba watuzaniye umuhungu wacu aposo uyu munsi abantu bakaba ari benshi hano airport baje kukwakira ibi bintu wabyakiriye gute nabyakiriye neza ndi kubona Nyamashashi nkabona umugore ya Rugenza nkabona mama Murenge nkabona Shanga Kundiro nkabona mukuru wanjye Be abana bacu Piana Samu ari hano Arine makeup artist uriya mwana wundi wo kuri The Family TV mwese Imana bamugisha twishimye indabyo zo ndabashuwaringa ko tazo tujugunye indabyo tugiye kugenda tuzishakira uburyo zitojugunywa tiba tuziteka tukazirisha umutsima ni sawa ariko indabo zirizewe ndabona haje abantu kandi baje ari benshi ngire ngo buri wese waje yaje yitwaje indabo turacyakomeje hari n'izindi ziri imbere ni gutubaye ko turavuga mu zihari izihari buri muntu uri kubona yazanye ururabyo ugenda uzibara uzishyire ku meza uzibare kandi buri rurabyo ruri hano ari indabo ziza ziza ukagiramo nk'amakenga ukavuga ati zoba mu duhuru tuja gutuma umwana agira itsepfu izi ndabyo ziri hano zirizewe ni ukuvuga ngo abaje kugutega bose nabizewe bose boterura umwana nkamubaha gucya fofuri nyuma mwiza nyuma yuko umaze gushika muri Nairobi wari umaze igihe utari aha ngaha wari umaze igihe udakora kuri Amasimba umwana ari kurira ugiye kumusanga gatoya nyuma yuko wari umaze iminsi udakora ku Masimba ukaba uyu munsi washitse Nairobi twitega iki ugiye kuduha ibiki gira icyo ubwira abafana ba Amasimba mwebwe dukomeze igihe ku Masimba anyway mama mle twagiye ngiri yani sound iriho